Uwiteka akomeza ahabwa ishimwe n'icyubahiro nkabambonera akanya ko kubasuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Buri wese nagira icyo abwira umwami. Data twese uhoraho, turebere gusa munsi y'amaraso wamenye ku bwacu ari Golgota, n'utubare w'ibicumuro kenshi na kenshi mu bitekerezo, mu mvugo no mu bikorwa, tujya nyuma y'ubushake bwawe mwami. Dufitanye gahunda nawe muri aya masaha, ukaba wongeye kudushoboza kuboneka munsi y'iki gisenge kugira ngo tubashe gusabana nawe twumva ijambo ryawe mwami. Iri teraniro ndarikuragije, utangirane natwe, usozanye natwe, n'abakiri mu nzira ubashoboze ubageze hano amahoro. Ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Imana tugihagaze turasoma ibyanditswe byera, turasoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 5, turahera ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, mais non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ari wo gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitima idasembuwe ariyo kuri no kutaryarya. Uwiteka atanga umugisha ku bw'aya magambo ye. Ushobora kwicara. Kristo niwe Pasika yacu. Igitambo, umubiri w'Imana, nk'uko n'ibyanditswe bibihamiriza mu Baebraniya igice cya 10 umurongo wa 5. Abaebraniya igice cya 10 guhera ku murongo wa 5. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mpera ko ndavuga nti, dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri iki. Nzanywe no gukora ibyo ushaka. Uwiteka akomeza ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Imana yari ikeneye igitambo. Icyo gitambo wari umubiri we. Naho ngaho n'ijambo ry'Imana uko twabisomye mu Bakorinto ba mbere igice cya 5, ngo Kristo niwe Pasika yacu, umubiri Imana yabashe kwitegurira kugira ngo ize kuwuturamo, kugira ngo ariyo yonyine iseruka, kugira ngo uwo mubiri wayo ube igitambo. Muri uwo mubiri harimo amaraso y'Imana. Ayo maraso y'Imana niyo Imana abashe kumena kugira ngo iducungure. Ibyo byahise binagaragara mu gihe mwene data Dawudi yari mu buvumo,
ahita akora icyifuzo, aratura, areba i Betelehemu, yifuza amazi y'i Betelehemu. Hari abagabo b'inkorakora bari hamwe nawe, banze kumuva inyuma. Agize icyo cyifuzo cyo kwifuza amazi y'i Betelehemu, byahise biba icyo abo bagabo b'inkorokoro bahise bahaguruka ngo mu gihe umwami wacu yifuje amazi, isoko yanywereyeho y'i Betelehemu, reka noneho dupfumure inzira tugere i Betelehemu, dusoze icyifuzo cy'umwami wacu. Umwe yari afite ikivomesho, abandi barimo kurwana n'abanzi, kugeza n'igihe bagereye i Betelehemu bavoma ayo mazi, ariko bafite intego yo gusoza icyifuzo cy'umwami Dawudi. Nk'uko twakomeje no kubyumva, ibyabaye kuri Dawudi byacaga amarenga, byagomba no gusoza kuri Dawudi wacu ari we Yesu Kristo. Twebwe ababashe kumwiyegurira, ntabwo twabashe kugira isoni z'uyu mwami muri iki gisekuruza kibi, tujya mu ruhande rwe. Icyo umwami yifuza, icyo umwami atuhishurira mu ijambo rye, nicyo cyifuzo cy'umwami. Twebwe bamwizeye, umwami adushoze kandi tubimusabe. Icyo umwami yifuza mu ijambo rye, mu gihe aserutse akatuganiriza, akatumenyesha icyifuzo cye, ni ugusaba umwami kugira ngo adushoboze n'umwaka utaha, kugira ngo dusoze icyo umwami yifuza. Nk'uko n'abariya nabo babashe guhara amagara yabo, barwanya abanzi, bagera i Betelehemu, baravoma, bazana amazi. Ayo mazi bazanye bayashyikirije Dawudi, aho kugira ngo Dawudi ayanywe. N'aya magambo dusomye uyu munsi, ijambo ry'Imana rikaba rivuga ngo Dawudi ayamena imbere y'Uwiteka. Yemwe, mu gihe n'Abisirayeli basohokaga mu Egiputa, ntabwo ari kubw'ibitangaza byatumye basohoka. Imana yise itegeka Abisirayeli, irababwira ngo mwebwe mugomba gufata amaraso y'inyamaswa mugasiga ku nkomezi z'imiryango yanyu. Icyo ni cyo kimenyetso ngewe Mana nzareba, mwebwe muzaba muri mu mazu yanyu, amaraso abe ku nkomezi y'imiryango y'amazu yanyu. Ngewe Mana nzareba amaraso. Nicyo kimenyetso kizagaragaza ko mwabashe kunyumvira, noneho bikabatandukanya n'Abanyegiputa. Nimbona amaraso, icyo nicyo kizaba ari ikimenyetso kimfasha kumenya ngo abari muri iyo nzu n'abanjye bubahirije ibyo nababwiye. Naho ngaho ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo niwe Pasika yacu, yaje araseruka, aritanga, arababazwa, amaraso yari mu mitsi ye, amaraso y'Imana arayamena, kugira ngo noneho abaza bazaza bisunga ayo maraso, Imana izaze
ibarebera munsi y'ayo maraso. Ayo maraso kugeza amagingo aya aracyafite agaciro. Impamvu y'ayo maraso ni ukugira ngo ubugingo bwabashe kumvira, bubashe guserukira abanze kumvira Imana mu gihe bagarukiye Imana. Twebwe twamanitse amaboko, twemera icyo Imana yakoze, niyo mpamvu tuba turi hano. Naho ngaho ubona Dawudi nawe aho kugira ngo anywe ayo maraso, anywe ayo mazi Betelehemu ashushanya amaraso, ahita yamena imbere y'Uwiteka. Bigaragara ngo Kristo ari we Pasika yacu. N'ejo tuzabigarukaho twibuka dutangaza urupfu rwe. Kwitanga kwe kwatumye abasha kutwiyegereza kugira ngo noneho tubarwe mu muryango w'Imana. Mwene data nadusomere ajyaye ku murongo wa 10. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse, aherako aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Ubushake bw'Imana bwari burihe? Bwari ubuhe? Twebwe twahemukiye Imana, twatandukanye nayo. Nta buryo bwari kuboneka bwo kugaruka mu rugo. Byasabye ko iyo Mana twahemukiye ariyo yonyine iseruka, kubera ko niwe soko y'imbabazi. Abari bakeneye imbabazi ni wowe nanjye. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo atabaye kumenwa amaraso nta mbabazi zishobora kuboneka. Niyo mpamvu Imana nayo yaje yambaye umubiri kugira ngo imene amaraso, ibone ikizaziheraho yakira abaza bayisanga. Muri abo ngabo baje bayisanga Tomasi nawe tubarimo. Imbabazi z'Imana twarazisongogeyeho. Ubu ngubu batangariza dufite amahoro n'Imana. Satani ntabwo ashobora nubwo yahaguruka ngo ajye kuturega imbere y'Imana. Mwene data yadusomera ari mu Byahishuwe, kubera ko Satani ari ku murimo, Imana iri ku murimo. Imana yaje kugira ngo ibashe kweza abayo, ariko uburyo bwo kubeza nk'uko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo data abangaba bejeshe ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Impamvu ijambo ritweza nuko Satani mu gihe yinjiraga mu busitani bwa Edeni, icya mbere yabanje kwanduza rwari ubugingo, acumuza Adamu na Eva bakandagira ijambo. Mu gihe Imana noneho ishe kugira ngo yeze abayo, nta kindi ikoresha atari ijambo ryayo. Wowe ntabwo wiyeza, ijambo wizera niryo rikweza. Imana ntabwo ikeneye gukiranuka kwawe, Imana ikeneye gukiranuka kwayo. Dukiranuka twizera ijambo twumva. Niyo mpamvu Yesu yasengaga avuga ngo data bezeshe ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Akira ijambo mu mutima wawe, izera ijambo. Iryo jambo ni ryo Kristo. Kristo abuwera muri wowe. Naho ngaho bene data bashiki banjye, uko mubona amagaze hano namwe mwicaye aho ngaho, dufite amahoro n'Imana. Imana ntabwo iduciraho iteka, kubera ko Kristo
yafashe iya mbere amena amaraso aducungura, natwe tumanika amaboko tuvuga ngo tuje tugusanga. Imbabazi z'Imana twatangiranye nazo, imbabazi z'Imana duhorana nazo, umwami aturebera munsi y'ayo maraso. Satani naho ngaho niryo cenga Imana yakoresheje ivuga ngo abanjye mbasize muri iyi si. Ni wowe Satani mwami w'iyi si, uzaza ubagendaho ubacumuze, ariko naragutanze imbere mena amaraso, abanjye bisunga amaraso yanjye. Mwene data dusomere mu Byahishuwe cya 12 era ku murongo wa 8 umanuke. Ntibanesha kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro. Yahoraga abarega ku manywa na nijoro. Agakiza karasohoye. Kazasohora ryari? Mu gihe tuzaba dushinguye ibirenge byacu dusanganira umwami mu ijuru. Tuzaba tubisikana n'umwanzi. Umwanzi amanuka uturega amanywa na nijoro, noneho afite inshingano yo kutugendaho. Ariko natwe umwami icyo dusaba ni ukuba maso, si ukurara dukanuye ubugingo bwacu, amaso y'imbere tukayahoza ku mwami, ijambo twumvise tukarizirikana, dusaba umwami kugira ngo dushoboze kurigenderamo. Uburyo bwo kugendera mu ijambo nibwo buryo twubaha umwami, cyangwa umwami akiyesha icyubahiro muri twebwe. Gukeresha ijambo bibabaza umwami. Iri jambo mu gihe turyisunze, tukisunga n'amaraso, dusomere, niryo banga ryo kugendera mu ntsinzi. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama. Nabo bamunesheje iki? Imbaraga zabo, kwitonda kwabo. Bisubiremo. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Niryo banga, kwisunga amaraso y'Imana yamenetse aducungura. Ayo maraso aracyafite agaciro. Imana izazi kurebera munsi y'ayo maraso, izazi indebera munsi y'ayo maraso. Uzazi uyisunga mu gihe Satani nubwo yagucumuza. Amaraso y'umwami, ubugingo bw'umwami butuvugira amanywa na nijoro. Nta muntu n'umwe ushobora gutunga gatoki abo umwami yacunguye. Amen. Subira hariya mu Baroma igice cya 8. Dusomera umurongo wa 30. Abaroma igice cya 8. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Abo yahamagaye kera, abo yamenye kera, abo gahunda y'Imana bene data. Niyo mpamvu iyi gahunda nta bintu byo kubyigana. Abagize ubu bwami barazwi. Kuva isi yaremwa, Abeli yagomba gukora ibyo Imana yamuyishuriye.
kayini ntabwo yari kubisoza kubera ko yari uw'umubi. Aburahamu, Isaka n'abandi, abo bose Imana yabamenye isi itari yaremwa. Nawe nanjye ntabwo twaje muri iyi gahunda dukurikira bene wacu, twaje muri iyi gahunda kubera ko Imana yatumenye isi itari yaremwa. Amen. Iyi ni gahunda ifite ba nyirayo, abo yamenye kera. Bisubiremo, abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije. abo yahamagaye ntabwo aribo bitsindishiriza. Iryo ni ryo shingiro ry'agakiza. Ntukazaze wirebaho, uzaze ureba ku cyo umwami yakoze. Amaso yawe uyahoze ku mwami, nuyamuhozaho we aragushoboza kugendera mu ijambo rye. Ntabwo ari wowe witsindishiriza, ntabwo ari agakiza kawe Imana ikeneye. Niyo mpamvu bene data, bashiki banjye, agakiza ko guhimba gatuma umuntu abona ko ari icyo ashoboye, ariko mu gihe ari Imana ikora muri wowe, wawumanika amaboko ugahora wishima, wisaba gushoboze. Noneho komeza mwene data. Yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. N'abo yatsindishirije ntabwo aribo biha ubwiza. Bene data, bashiki banjye, yabahaye ubwiza. Ni ubuhe? Ni uburanga bw'amatwi, ni uburanga ukuntu uresha ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu tubasaba mu izina ry'Uhoraho, abantu bakeneye kwinjira hano bakabona Yesu urabagirana mu bizera. N'igihe ijambo rimanutse, uje yanduye, ijambo rikamanuka akaryizera, Imana iramushoboza ikamuteza intambwe. Abo yatsindishirije yabaye iki? Ubwiza. Komeza. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mwene data, mushiki wanjye, nawe iryo jambo wariyamye ngo Imana iri mu ruhande rwawe, bihamye. Imana iri mu ruhande rw'abizera bazima. Amen. Niba Imana iri mu ruhande rwacu, niba twaramanitse amaboko tukavuga ngo mwami turatsinzwe, turakwizeye, ayo maraso yawe turayisunze, tuje dusanga umwami aratwakiriye, tubaye abe. Niba turi ab'Imana, bene data, bisubiremo. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yavaye. Nawe icara ngaho uwize, amajwi yose atonoma mu mutwe wawe, uzaze uyacecekesha iryo jambo, Imana iri mu ruhande rwanjye. Nabashe kumanika amaboko, ntabwo ari njyewe wihagije, ntabwo nshobozwa ku bwanjye, ni Imana inshoboza. Iyo Mana inshoboza niyo nisunga, niwe nshuti magara ukuruta uwo ari we wese. Komeza mwene data. Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Yemeye itanga umwana wayo, igitambo cyayo kiratambwa kugira ngo amaraso ameneke, noneho imbabazi zigere ku bazaza basanga iyo Mana. Niba Imana yaratanze amaraso yayo, natwe tukisunga ayo maraso, noneho Imana izatwimana iki? Ntacyo. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Nibyo mubimenye. Isaka yari umwana w'ikinege, yari atandukanye
n'abandi bana Aburahamu yabyaye. Niyo mpamvu Aburahamu yahise avuga ngo umwana wanjye w'isezerano ntabwo ashobora kuraganwa n'abandi. Kristo nawe mu gihe Isaka yari héritier de toute chose, Kristo nawe ni umurago wa byose. Uwo nguwo niwo twizeye, uwo nguwo tumuriwe. Niba yararazwe natwe turabara. Ni ibintu automatique. Uzaza ugenda muri uyu mujyi utitaye ku byo ubona, utirebyeho ukavuga ngo ibi ngibi abantu bidegembyamo ni umutungo wa data, siyo? babibayemo ni igihe gito, ariko ni ibyacu. Komeza mwene data. Ninde uzarega intore z'Imana? N'Imana kandi ariyo yazitsindishirize. Ninde ushobora kurega intore? Bisome neza wenda wa. Ninde uzarega intore z'Imana? Intore rekeraho ngaho. Intore zitandukanye n'igihiriri cy'abahamagawe. Ubu butumwa n'igihe mubona duhagaze hano ni ukugira ngo Imana iganirize intore zayo. Ibyo abahamagaye ngo abahamagani benshi bateza n'ibibazo byinshi, hakazamo n'ibintu by'ubufana, byo gufana abantu n'ibiki. Ariko intore yo ntabwo ifana. Intore irizera, intore yizirika ku ijambo. Ubutumwa bwaje gushaka intore. Nubwo mu materaniro yose aboneka ngo ni ibice bitatu by'abantu basenga, arabizera gato niba gice, arabatizera, ari n'intore. Ubutumwa nibwo bubwiriza mu ruhame. Ubutumwa buba bumanutse bushaka ko izo ntore zijya ku murongo w'Imana. Niyo mpamvu n'abavuga butumwa nta mwanya babona. Niyo mpamvu Imana ntabwo ikunda inkunda rubyino. Ngo twebwe turaba Paulo, abandi ngo turaba Apollo. Kuko ntabwo ari ukwizera, kuko ni ubufana. Wizeye ni uwa Kristo, sibyo? Ntabwo afana n'ijambo, araryizera. Uwiteka aduhana umugisha. Hari ibintu twahuraga nabyo, hari n'igihe ubona nako kakaba no muri iki gihugu. Hari abantu urabona nabira by'amatora biba hariya muri Kongo. Urabona uriya Tshisekedi ni umuruba. Abaruba ni abantu babibone hariya muri Kongo. Abantu babibone n'ubwo bwibone bwabo uzahanu bufata intera ikomeye. Na n'ubu basanze hariya baba mu duce twinshi twa Kongo, ariko bakunda gukoresha ururimi rwabo. Bakunda no gukoresha imvugo. Ni mu Kiruba bavuga mwanetu, bisobanura mwene wacu. None mu gihe umuruba aboni umwanya ahantu ahamagaza ba mwanetu, ba mwene wabo bose akaba umwanya. Noneho ibyo biba ari ibintu by'ubufana bidafite hepfo no haraguru. Noneho bene data, uyu mwami waduhamagaye ko turi abavandimwe, noneho ubuvandimwe bwacu bushingiye kuki? Ni ukubera ko umwami, mu gihe umwami nk'uko n'ijambo ry'Imana ribivuga ngo umwana w'intama watambwe mu bitekerezo by'Imana, isi itari yaremwa, amoko atari yabaho n'ibiki byose,
ibyo biba mu bitekerezo by'Imana. Imana itishingikirije ku cyo ari cyo cyose, izi ko noneho naka mu gihe cye nubwo abantu bazinangira zamwiyereka, azanyisunga atitaye ku cyo ari cyo cyose, tugendane. Noneho kubera ko iyo gahunda yari mu bitekerezo by'Imana, umwana w'intama abambwa isi itari yaremwa, nawe agomba kubambirwa, bari bazwi. Noneho abo ngabo bapfana iki? Mwebwe bashiki banjye, bene data muri hano, muri abavandimwe banjye, ni kubw'amaraso y'umwami yatumye tuba abavandimwe. Uwo mwami tugomba kumushima amanywa na nijoro, nk'uko mubona n'abaruba hariya bagwana ishaka. Nk'ubu ngubu mu gihe bavuga ngo Tshisekedi aratambutse, abaruba barakubita amadebe, bavuge ngo mwenetu aracyari ku ntebe. Reka tureke bya Tshisekedi, none tuvuge iby'umwami. Uyu mwami waduserukiye, uyu mwami tugomba kumurata amanywa na nijoro. Yatugize abavandimwe, niyo mpamvu abavandimwe barwanirana ishaka. Niyo mpamvu bene data bashiki banjye, mureke mpfundikire naho ngaho n'ejo n'umunsi. Ariko ikintu twaganiye uyu munsi ni uko Kristo ni wa muntu Imana yaserutse muri we. Niyo mpamvu bamwita Kristo, kubera ko yasizwe. Natwe turi abakristu kubera ko umwuka wa Kristo uri muri twebwe. Ntabwo uba umukristu kubera ko ubyigira, uba umukristu kubera ko umwuka wa Kristo warawakiriye. Kristo niwe watugize abavandimwe. Duhujwe n'iki? Duhujwe n'imiryango, duhujwe n'ibisekuruza by'abanyarwanda zero, duhujwe n'amaraso y'umwami. Amen. Niyo mpamvu ugomba kurwanira ishaka mwene so, utitaye ku cyari cyo. Ibindi bya nyuma by'amafuti wumva nta gaciro bifite muri uyu muryango w'abana b'Imana. Cyane data, nta gaciro bifite. Ubushize mwene data arimo kubwiriza ku cyumweru avuga ngo mu gihe hari ubwicanyi hano mu gihugu mu gihe cya jenoside, mwene data badahuje ibingibi, niba ari amoko, niba ari ibiki sinzi ibyo ari byo, badahuje niba ari ubwoko, akemera ngo noneho aho kugira ngo mwice abana ba mwene data, wenda mwene data mwamwishe, nanjye mumbanze. Niryo shaka abana b'Imana barwanirana, bidahuye n'amasano y'umubiri. Ubwo buvandimwe Imana idufashe tubukomerewe. Amen, amen. Witeka habwe ishimwe n'icyubahiro. Ubwo buvandimwe dukesha amaraso y'umwami, kugira ngo nawe maraso aboneke, habonetse kwitanga. Ese bene data, kugira ngo aboneke n'iterambere muri uyu muryango wacu, iri torero ry'Imana rihumeka umwuka mwiza, bisaba kwigomwa. Ukunda ubugingo bwe azabubura, sibyo? Bisaba kwitanga. Nta kintu wageraho utigomwe. Kristo nawe ntago yari kuturonka mu gihe yari kuvuga ngo reka manika amaboko noneho munge ibigiye kumbaho, ashaka kurengera umubiri we. Oya, nawe uzaze witangira bene so. Ese byo niba dushaka ko tubona n'imirimo y'Imana ikomeye, aboneke abantu bigomwa, witange.
ibintu byo gukunda ibyo ushyira mu gifu, ibi bintu niyo mpamvu ubona. Reka sohoreze naho ngaho, ejo tuzaganira bene data, ariko nabanje no kubiseguraho mbasaba imbabazi. Mwebwe muri abantu bakomeye cyane, musimubona ko mbamagaze hano, mwe mukaba mwicaye, abanyacyubahiro muricaye aho ngaho. Noneho abana b'Imana baricaye, bakeneye ifunguro. Wowe mugaragu uhagarare hano, noneho hagati y'abahagarara hano n'abicaye abakomeye ni bande? Hagati no kugira ngo tubashe kubifata n'agaciro gakomeye. Wowe mu rugo ufite abana, ufite n'abakozi, umukozi ni ushashana aho ngaho, ariko abana bari aho ngaho bategereje ko bateka, bategereje ko hari n'abana bigira amadebe, noneho bakamwarurira bakamutamika. Ni nk'ibyo ngibyo n'ibindimo kubabwira. Niyo mpamvu nabashe no kubiseguraho. Muri abantu bakomeye cyane. Ego pasiteri ni ukomeye. No. Inama z'Imana, Imana yitangiye imena amaraso yayo, ni abantu bakomeye bafite agaciro imbere y'Uhoraho. Amen. Imana iduhana umugisha, muzaze mudusabira. Mbona ubwo wenda tuvuga ko mukomeye, erega natwe turi abana bo mu rugo, bisaba ko Imana iducamo, ikiduhaye tukakibaha. Namwe mugiye muri aho ngaho, muzaze mwakira ikimana iduhaye ngo tukibahe. Simwabonye cyagiye duhuriza hano hari ryari turimo gusangira hariya 26 twari turi hariya. Niyo mpamvu mbasaba bene data, Imana ikomeze idufashe no mu mwaka utaha. Simubona ko no kuri 26 kubera akenge Imana yaduhaye, murabona bari abantu baje kutugemurira n'abantu bakomeye. Umwe mwari mwicaye aho ngaho, ni ingabo z'igihugu bari bicaye, nimbo batetse biriya biryo barabizana. Nubwo twabaye amafaranga, ariko twari twicaye nk'abantu bakomeye. Ba Nkusi bakiza bicaye aho ngaho, abandi nibo bateguye ibiryo barabizanye. Ariko nubwo batugaburiye, sinzi niba mwarakurikiranye uko byagenze, haciyemo akantu mwakomye no mu mashi dushimbira abateguye ifunguro. Ibyo ngibyo birakenewe. Nukazaze uva ku meza nushimire wateguye. Natwe mu gihe turi hano, mu gihe umwami atugaburiye ijambo, ushobora no kuvuga mwene data Thomas, Imana ikumera umugisha yaguciyemo, twagaburiwe, twanezerewe. Ntabwo byahera gusa ishimwe rihera mu mutima, kubera ko sinzi niba mwarabikurikiranye cyagiye tuvuga ngo erega mwadutekeye neza twishimye. Uzi ko twakomye gutya mu mashi, nabo bari aho ngaho murashima koko, kandi ako kantu baragatahanye. Noneho niyo mpamvu natwe tuzaze tuzirikana. Mwene data Yosefu, Imana ikumbera umugisha, yaguciyemo, none twagaburiwe, noneho twashimye n'iby'Imana yaduhaye. Uwiteka aduhana umugisha, ngo yatwebwe dushimira mu mutima, ibyacu bihera mu mutima. Oya, ugomba no kubisera. Erega nanjye naranze gutahiraho. Frengusi naranze gutahiraho ngaho, navuze iryo jambo. Wahise unabashima, unashima cyane, unabasabira. Noneho rega sana nakoze ikosa.
gusenga, gushimira n'ababasha kutugaburira, nabo bahise bavuga ngo abantu koko bafite ikinyabupfura, kandi ibintu byagenze neza. Imana iduhezagire mu izina ry'Uhoraho, Imana iduhezagire. Ese ibyo ejo tuzongera guhurira hano saa 10 dufata ifunguro, tunywa no ku vinyo itukura, twibuka umukuru w'umuryango wafashe iyambere, aritanga, amena amaraso, arababazwa ku bwawe no ku bwanjye. Ejo muzaze hano twibuke, dutangaze n'urupfu rwe. Intsinzi tugomba kuririmba amanywa na ni. Duhaguruke. Mana uko wafashaga koko basogokuruza, niko natwuza dufasha mu myakirimbe. Niko natwuza dufasha, niko natwuza dufasha mu myakirimbe. Niko natwuza dufasha, niko natwuza dufasha mu myakirimbe. Ndizera ko namwe ukumuka akomeza kubayobora, dusaba Imana, tuyishimira cyane ibyiza, ukuboko kwayo ejuru yacu uyu mwaka n'ibyatubaye byose, udatoranije ukashimira Imana, kubera ko byose biza kubw'inyungu y'abizera. No mu ngo zacu iminsi iri imbere ni iminsi 2 isigaye umwaka tukawusoza, dusaba ko n'Imana iduhezagira mu mwaka utaha. Amaboko tuyamanitse, tugarure ishimwe ku Mwami. Data wa twese Uhoraho, Mana idahinduka, Mana yahozeho, Mana iriho, Mana ya Aburahamu, Mana y'Isaka, Mana ya Yakobo, Mana y'abera batubanjirije, Mana y'abera turiho. Mwami gushimiye byimazeyo kubwira ijambo tumaje kumva. Ni wowe Pasika yacu. Ejo tuzafata umugati, dusome no ku vinyo itukura nk'uko wabidutegetse Mwami. Ejo uzadushoboze dusoze icyo wadutegetse. Uri umwami hagati yacu. Ijambo ryawe urikomeze mu mitima yacu, urivomere gera imbuto nyinshi. Isoza ry'uyu mwaka turarikweretse, n'umwaka utaha turawukweretse. Byose biri imbere yawe. Ni wowe ukurikira intambwe y'umugeni wawe ku isi yose. Ushoboza abagaragu bawe no mu mwaka utaha ubutumwa bwiza bubwirizwe mu mbaraga zawe. Uhamagare intore zawe, utane natwe, utugeze mu ngo zacu amahoro. Ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Amahoro y'Umwami aruta ubwenge bwarwo bwose atane natwe. Na ejo saa 10